urupfu rutwara abantu, urupfu rurarya. Abanyarwanda baruhimbiye amazina ati ntirubabarira, rumaze iminsi rwantangiye kare, urupfu ruva kunda, urupfu. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, tariki ya 5 Nzeri 2019, nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ku banyarwanda ivuga ko Denis Nsanzamahoro uzwi muri sinema nka Rwasa yaje kuba yitaba Imana. Rwasa azwi cyane muri filime Rwasa na Sakabaka, yanakinnye muri filime zizwi hanze y'u Rwanda harimo iyitwa 100 Days, Sometimes in April, Sometimes in April, Operation Turquoise n'izindi. Amakuru haravuga ko uyu mugabo yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi bwa diabete. Rwasa yapfiriye mu bitaro bya Kigali CHIK, yari yagiye kubyivuzamo ku wa mbere w'iki cyumweru. Uwadutangarije amakuru ntabwo yigeze dwishyura indwara. Rwasa yapfiriye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHIK, yari yagiye kwivurizamo guhera ku wa mbere w'iki cyumweru. Yitabye Imana mu gihe hari filime yari yakoranye n'abanyamerika yari itarasohoka. Ubwo aheruka kuganira n'itangazamakuru yavugaga byinshi kuri iyi filime. Uretse kuba yakinaga filime kandi Rwasa yakoze akazi ko kuvanga imiziki aribyo bita ubu DJ, ndetse yanabaye umunyamakuru kuri Radio Flash. Uyu mugabo nta mugore yagiraga dore ko yarakira umusore. Yanagaragaye kandi mu mashusho y'indirimbo ya Kwinca. Ikindi kandi wamenya igitangaje kuri uyu musore, yari yaje kuba byitangariza ko yarazi neza ko ashobora kuba agiye gupfa, dore ko yaje kubashyira kuri WhatsApp yiwe kuri status akandikaho ngibaze mpfuye, amagambo abantu benshi bahamya ko uyu muvandimwe ashobora kuba yari masezera. Ni umwe mu bantu bari bakunzwe cyane muri filime nyarwanda, akunda gukina ari the band muri aya mafilime. Rwasa akaba yitabye Imana, bikaba abasitari benshi bagiye batandukanye bagiye bagira icyo batangaza, nka Olivier Nduhungirehe waje kubagira atya akavuga ati uyu mugabo twariganye twaranabanye cyane. Ni inkuru y'incamugongo. Uyu mugabo yari yashyize kuri WhatsApp ye ati baze mpfuye. Abavandimwe bavuga ati rahira, burya wapfa ariko nta mikino rugira. Umuvandimwe aravuga ati mbitekerejeho. Uyu muvandimwe uvuga ko ashobora kuba yaba yapfuye abizi, dore ko ngo indwara ya diabete yarayimaranye igihe. Ikindi kandi wamenya uyu mugabo akaba yitabye Imana akiri muto. Abantu benshi bagiye bagenda babigarukaho. Twebwe nka YouTube channel yacu dukomeze tumwifuriza iruhuko ridashira, tubabwira ati mukomeze namwe mwiringire Uwiteka kandi munasenge cyane, kuko urupfu ntiruteguza. Ejo ni njyewe, uyu munsi ni wowe, ndetse nuriye yagenda. Niyo mpamvu tugomba gutegura ejo hazaza hacu kugira ngo dukomeze tubeho mu mahoro. Rwasa yamenyekanye cyane muri filime. Abantu benshi bamuzi mu mafilime agiye atandukanye. Nta bantu benshi bazi n'izina rye, dore ko n'umwe mu bagabo bari bakanganye cyane. Tubabwira ati mukomeze mukande subscribe kandi munakande share.